Yesu ashimwe mwene data, reka dukomeze twumvire hamwe ijambo ry'Imana. Turi busange muri Zaburi y'116 uhereye ku murongo wa 8 turageza kuri 11. Umutwe w'amagambo ukuvuga ngo wibabara Yesu arahari. No, Yesu yarababaye kugira ngo natwe nitugera mu bihe byo kugeragezwa tuzashobore kwihangana. Zaburi yo 116 uhereye ku murongo waho wa 8 ari kuvuga ngo kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, amaso yanjye ukayakiza amarira, ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Nzagendera mu maso y'Uwiteka mu isi y'ababaho. Nari nizeye ubwo navugaga nti narababajwe cyane, nkavugana ubwira nti abantu bose ni abanyabinyoma. Iyo umuntu ari mu kigeragezo abona abantu bamwanze, abantu bari kumuvuga, abantu batamushaka, n'inzira anyuzemo akagira ngo yayobye, ariko ijambo rivuga ngo wibabara Yesu arahari. Wari uri ku rutonde rw'abazageragezwa cyangwa uri ku rutonde rw'abazapfa bagahura bahuye n'impanuka, wari ku rutonde rw'abazapfa bahuye n'uburwayi bukomeye, ariko Yesu arahari kugira ngo agukize. Wibabara, ni ukuri Imana yawe iragukunda kandi ikubereye umubyeyi mu gihe utazi n'igihe uzi icyo ari cyo cyose. Wibabara, niba nagutukaye uzihangane, we kugira agahinda, we kugira umubabaro. Niba kuvuga wibabara, ihangane, ukomere, ukomeze urugendo uracyahari. Imana yajyanye na Eliya mu rugendo ari guhunga Yezebeli. Nawe rero we guhunga ibigeragezo, we guhunga abakuvuga, we guhunga ubuzima uri kunyuramo, ihangane, wibabara, ugume mu rugo rwawe, komeza ubwubake, usenga Imana izaguha amahoro, usenga Imana izaguha urubyaro, usenga Imana izaguhereza ubwenge, ibuha abana bawe basiga bazarangiza, izakurindira urugo n'abawe bose. Ni ukuri wibabara, humura. Amahoro ubura Imana irayafite, amafaranga wabuze Imana irayafite. Weho senga, wizeye, ibindi Imana izabyikorera. Wibabara. Yesu yanyuze mu butayu iminsi 40, amajoro 40, atarya atanywa, yumva ijwi ry'Imana rimubwira ngo ukuri kunyura muri ubwo buzima, muri ubwo buribwe, niko n'abanjye babunyuramo. Inzoka iramubwira ngo ufata iryo bihindura umutsima. Arangije avuga ijambo rikomeye ati ntabwo dutungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo cyangwa se umutsima, ahubwo dutungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka. Aya magambo nayo mu kanwa k'Uwiteka uyumve, wumve ko ari umutsima, wumve ko ari imbaraga, wumve ko ari umuti ukuvura, wongere ukiri iyo ndwara. Umuntu ashobora kurwara akarwara n'abantu bitewe n'uko atamusuye cyangwa se n'ibindi, iyo uko ajya guhaha cyangwa se ntabone ibyuzuye yifuza, yarya ntashire inzara, yanywa ntashire inyota, yakwambara ntashire imbeho, agahubwa agahura n'ubunyerere, ariko Uwiteka wenyine gusa. Wibabara, araguha akabando ucumbagirireho, ugendereho muri ubu buzima uri kunyuramo, muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe bihaye ibindi. Weho wibabara, wumve ko Imana iri mu ruhande rwawe. Yabesi yawe n'iherezo gikomeye, arababara. Yari afite icyubahiro, yari yubashywe anakunzwe, ariko ikintu kimwe yarabuze mu buzima bwe: nta mafaranga, nta kazi, nta mpinduka, nta n'ubutunzi. Arangije yifatira umwanzuro wo kuvuga ngo reka njye gusenga, mpamagara ijuru rimpindurira amateka. Arangije abwira Uwiteka ati iyo Uwiteka, mfite agahinda kenshi, ndababaye. Ati nyagurira imbago. Imana irabyumva iri mu ijuru, kuko ari Imana yaguha imbago, imwagurira imbago, irabikora. Nawe Imana ikuhagurira imbago nk'uko yazaguriye Yabesi. Imana aramwumvisha, imukiza akababaro, imuha umugisha, imuha amafaranga, iramwubakira amazu, imuha n'ibindi. Nawe rero senga wizeye, wibabara,
wibabarira muri iyi si, wibabarana abantu, wibabarana urugo rwawe, wibabarana fiyanse, ahubwo wizere, ubundi Imana izakugirira neza. Wibabara. Iyo umuntu ababaye hapfa byinshi, ahorana ingorane, ahorana ibibazo, ahora yibaza byinshi mu buzima bwe, ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo wibabara. Nibyo twasanze muri Zaburi ibice 116, ibice 116, ku murongo wa 8, soma 9, soma 10 na 11. Wibabara, Yesu arahari, akira neza ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, mwana w'Imana, wowe duha amahoro, katurinda akababaro n'akarengane Satani aduhozaho, kuko ari weho urenganura abawe. Ngaho rengera abawe, rengera abapapa, rengera abamama, abasore n'abakobwa ndetse n'abana batoya n'abandi bose bari kugusenga amanywa n'ijoro, ubarengere